ariko se minister utubabare uzaduhe definition ibyo tuzaya twita ibyacitse nibimeze bite niba akarere k'imirenge 10 katayobowe rero ngira ngo apari y'ibyo bumvise yavuziye kuri televiziyo n'ubundi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yari yatangarije radio Rwanda ko abayobozi beguye ku mpamvu zabo bwite. Yagize ati ibyo ni bisanzwe niko bavuga. Yagize ati abayobozi ko ari batatu beguye ku bwende bwabo nkuko babyanditse kandi nta n'igitangaza kirimo. Ngaho da kuko si ubwa mbere abretse gatoya ministre yego docteur cyane nta gitangaza kirimo. Umuntu wiyamamaje 2023 akegura 2024 kuki nta gitangaza kirimo. Yiyamamaje atazi ko azamara 5 ariko biribikira neze igitangaza ari igisa gite nikidasa niba yarazi ko atazamara manda yabyihorera igitangaza umuntu utamara manda bagenzi bese biyamamarije rimwe nabamubajije baracyari mu myanya ngo inko yonye rajyabu amazingaye aragira ati kuko si ubwa mbere ati si n'ubwa nyuma kuba abayobozi bumva ko batagishoboye gushyira mu bikorwa batagishoboye se yari uretse gatoya hari umubyeyi uri muri Karongi yego utakamba watwawe abana batatu yego abatwarwa n'umuntu amubwiye ngo agiye kubashakira agiye kubahuza n'umuterankunga bagaruke abana inkuru ya mbere aheruka ngo yayumvise bamaze kugera Tanzania kandi wabatwaye ari muri Karongi abana bari Tanzania yego watwaye Karongi komisioneri arahari afite n'ibikorwa muri Karongi nzajyayo komisioneri ari muri Karongi ngo niba yitwa Mutima Mwiza niba ari Mutima ukeye ibintu nk'ibyo ni nka ONG nyiri kubatwara we yabambukanye Tanzania ariko araza ntagaragaza aho yabasize araza kandi afite ibikorwa nyirabana umubyeyi aratakamba nyine bigaherera aho ngaho muri ba Mukase Valentine wose yagira ijambo kuri Mutima ukeye akagira n'ijambo kuri uwo muntu wambutse abana imipaka bajyana za Oman mbivugiye aha hano nta mabanga haba ntabyo uzi hano nta mabanga haba nuko bikaze ngehe kandi turabizi no muri RIB harimo umuntu ushinzwe kandi iyo dosiye y'ibitaro uyu meya weguye no munsi Mukase Valentine yari muri njyanama ashinzwe amasoko higeze kuba inkubiri hagenda abameya nka batatu karagace Karongi Nyamasheke Rusizi bagendera rimwe yego byitwa niba atarigira inka ni mituweli ariko ntabwo byari byo ibyo Goboka yabikozeho guhishira gwiyemeza mirimo yatinze yarabaze yarapatanye ku minsi 7 uhita umubarira kuri 5 auditeur aza kubibona amaze kubibona amafaranga bagomba guca entreprise bayaca abakozi yego uko buri mwaka rero impamvu kuvuga ngo ibitaro ntibiburamo abo bakozi baciwe ayo mafaranga ntibayatanga kandi baracyari no mu kazi uti kubera iki rero nta kosa bakoze ikosa urebye kubijyanye n'ibitaro bya Kibuye nta mukozi waryitirira nuguhera kuri meya kuzamura ariko nabo naba guverineri ngira ngo na Minaroke ntikoraho kubera ko uwo ugaragara mu ayo mazina agaragara arwiyemeza mirimo Rubare Josias ntabwo ari we ntabwo ari we hakoze undi arewe hapatanye undi mu nyandiko hagaragara Josias kandi uwapatanye ntakorwaho nuvuga rero kuyobora kariya karere utabasha kubererekera iyo dosiye ibyo ndabivuze ibyo ngo inkuru Ngoboka yatangiye gukora d'ordre social Mukasa kira affaire sociale urabyumva yego Vestina ari meya Ngoboka yajyanwe Tongati kubera inkuru yararimo maze kubazengereza harimo umuntu tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo
aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibe impamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karejya Omar Pano. Nanone kandi turabashimiye abakunzi ba KOP uko mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Ni iby'agaciro umunsi ku munsi, natwe tubatekerezaho. Ni nayo mpamvu twicaye aha kugira ngo hamwe na mwarimu wacu Karejya Omar Jean Baptiste adufashe gutera imetero by'umwihariko ku biba bihari, ariko ahanini amasomo ni yabagenderewe. So rero twicaye muri Urban by City Blue, no tugiye kuba tuganirira n'uyu mwarimu wacu, ariko kandi sinabura kumubaza uko ameze kuko ikirere nacyo kigira ibyacyo. Ndabona uyu munsi cyabyutse gisukundi ubwo rero nawe ni igihe cyabyo, agomba kumbwira mood. ni igihe cyabyo, nta birenze umwanya bari muto tuba tugomba gukubita tubanguranya. Yego. Wenda reka mvuge ejo, umunsi w'ejo nagiye muri Urban Park Nyandungu, ngiye kureba inyoni zihari kuko buriya nazo iyo ziririmba stress iragabanuka. Abantu ngira ngo bayibonye kuri stati yanjye ndimo nerekana akanyoni. Abahungu bo muri Jakana basobanurira nyine amoko y'inyoni n'ibivugwa ku nyoni. Ikiganiro nacyo kizaza, babyitege. Bya bindi bivugwa kuri matene matene barayisobanuye, Kagoma barayisobanura, Inyange, Inshwima. Yego, twakoze ikiganiro, bakitegure. Hari ahantu, ni ahantu heza cyane, buriya ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ushobora gusanga ari abantu batuye i Kanombe cyangwa Bumbogo batazi ibyiza biri hariya hejuru icyatanu, babure kujyayo batarazamura. Ejo birazamura kuko ubushize ubwa mbere nagiyeyo igihe nateguraga anniversaire ya madamu, nagiyeyo igare barikodesha 250 ku isaha. Ubuze aho rigeze, rigikubye 3 kandi nta mwaka urashira. Ubigare ni 7 none ntabwo ari ahantu harahenze, kiriya gikorwa remezo kirahenze cyane. Cyane iyo ugiye, ariko amafu arimo vraiment birakwiye. Aho igiciro bazashyiraho cyose tuzakishyura. Barakinusuye ariko nuko kiriya gikorwa remezo barakinusuye bande aba bagiteguye. Oya, ubwo ni nkuko wavuga ibyo muri golf, ntabwo aricyo cyatuzinduye. Ariko n'ibihari ntitubye exploiter au maximum. Uzi ko abanyamahanga aribo benshi baba bariyo. Amakwasiteri bwa mbere njyewe nahuyeyo n'abavuye mu Bufaransa, murayo n'abadogiteri b'Abadage, ejo nahuyeyo n'abandi na Janine nawe arimo abasobanurira. Janine urabizi wa mukobwa wanjye. Urumva n'ibihari ntitubye exploiter uko biri ntacyo. Abakinusuye bazakurikiranwa ibyabo, na accountability. Ngende mu bidukikije, icyo nzi kiyo hageze uraruhuka pe. Ubwenge bugaruka ku gihe. N'umuntu mufitanye akabazo mwicarayo mukavayo mugacoce. Nagezeyo nsanga hari umuntu winugitse ku kanunga hejuru y'ikiyaga mu duti, ebana yiyambara utuekuteri arimo amedita ari no kuri WhatsApp. Mu kanya undi muntu bafitanye gahunda nawe baraje, ubwo bari baje gucoca amagambo kabisa. Antuka hari ahantu nta wanyishyuye, nta nubwo ari na ngombwa, ngewe yaba maturiye. Banambwiye ko abonoma ari nka 15. Buriya ngewe mbaye mpegereye nkatanga nafata bonoma, none nkajya ngewe buri munsi agasaha kamwe. Wazareba none ukuntu itoto rigaruka nayaga. Ariko nzageraho nyifate kuko iyo ugenda birimo kuyaga gukoramo agasiporo mu migano, mu biti, ku kagare, isaha imwe cyangwa amasaha 2 ubaye fresh. Yes, ubwo rero nicyo gishya navugaga, niho nari nagiye mbere uko wamamaza amakaro, ariko ntubyibagirwe. Reka manze, hari abantu bantumye bamwe ndibagirwa, ariko ubwo reka numikira abo nibuka. Yego, abo nibuka, umwe ni umudamu ushakisha umuryango. Yego, papa we ngo yahoze akora muri Electrogaz, yitwa Girukwayo Manase. Yakoraga muri Electrogaz, asa naho akorera kuri ari amazu ya Electrogaz, ya maison d'habitation ari munsi ya tapis rouge.
so rero uwo mudamu mama we ngo avuka Ikibungo ariko nawe ntahazi kurumva ababyeyi yababuze akiri mutoya ari se ari papa wapi Ikibungo no electrogaze mu marembo ya stade Okay. Hariya around stade hari amazu ya electrogaze niho uwo mugabo yakoreraga hanyuma iwabo ise yakomokaga ngo mu Ruhengeri haza agace ariko yarafite undi mugore uyu mukobwa yavukaga ngo Ikibungo ahantu yabaga habaga umwana bakunda kwita Kanyabutanda nawe nudukura abagenda atoragura iyo mbivuze ibi ngibi uyu mubyeyi nta kintu abuze pratiquement aho atuye afite umugore afite umugabo afite abana yibeshejeho ariko kubaho udafite umuryango ni ikibazo gikomeye yego kubyara abana utashobora kubereka ababyara babo utabereka sogokuru utabereka ba nyirasenge so urumva ko uwo nguwo izina nigira ukwayo Manase abakoranye nawe bagerageza bakadufasha tukabahuza urumva nari naramwibagiwe mu gitondo aranyibutsa hari undi nawe uwo numwe hari undi nawe we tumaze igihe tubonanye nari ntaravuga ibye ko ntabwo yabinsabye ariko nta yindi nzira ise nawe yitwaga Bakomera Edouard wakoze muri Minenteri wakinnye muri Aigle Noire ikibuga cyayo cyari hari hagati ya house akarere ka Gasabo yego cyari nyuma ya Cye Social ofete ubwo ndi kuhabona iko ndayibuka iyo kipe uwo mugabo yakinyemo Bakomera Edouard yayikinyemo ariko afite umwana yabyaye muri 1986 hanze y'urushako yego ubwo rero naje kumenya ko akomoka muri Ruhengeri igice cy'ububeruka no gutya Gakenke za Ndusu Vunga ego hino yavunga Gatonde Ndusu Gatonde Busengo Ndusu prefecture ya Busengo muri icyo gice nicyo avuka ariko bikavuga ko yaratuye mu Gitega nubwo yavukaga hariya yaratuye mu Gitega amakuru maze kumenya ashobora kuba ngo yarazize impanuka y'umuriro w'amashanyarazi komsa ashobora kuba araciye mu mazi ari mu rutsinga icyo uwo mubyeyi ashaka nawe ni mukuru urumva umuntu w'inani gatandatu yego ntacyo abuze afite umugabo afite abana aratuye ariko nawe akeneye kumenya abasaza be babyara be kabisa umuryango ubwo rero abadukurikiye baba bazi iyo incident ku Gitega niba hari abavandimwe bazanyura hano tubahuze n'uwo muvandimwe ntacyo abasaba nta munana basaba ariko akeneye kumenya akeneye kubwira abana ati dore ubwo ku Gitega Ikibungo no mu Bukonya ni amadosiye abiri ni juste n'ubukonya ashobora kumva n'ubukonya ako gace Bakomera Edouard kuvuka mukitwa Ubukonya yego ububeruka ni gutya kwa Barucago yari muri superfecture ya Busengo uwo numwe Bakomera Edouard ni hariya nubwo bose ari abanyaruhengeri undi we Manase we ni Ruhengeri tutazi igice ahubwo Manase akaba yaragize umugore yaravukaga Ikibungo nyina w'uwo mwana urumva n'abana babiri ndabita abana ariko ni n'abantu bakuru bafite ingo abo nibo nari nibagiwe abana babo babyeyi amamaza amakaro ntanga ndi matangaza bese tubone gukomeza yego amakaro rero abantu nibarambirwe uyu munsi turavuga kuri Karongi na ministre uhora avuga ngo nta byacitse kezi yose nta byacitse akarere katayobowe ibyo nibyo turavugaho ariko reka tubanza no matangazo Ikaro Plaza rero ryo barabizi ko ari hano i Remera munsi ya gare iteganye munsi ya station iteganye na gare yego aho ngaho rero niho unyura ukayikoresha byo kurangiza inzu kubikoresho birangiza inzu finissage yes nyarukiraho bahamagare 0783 50 46 ngayo nguko mwari mukrema turaza kumureba nyuma nuwo ngo cyangwa zivuge nibuzi aho Nyamirambo ariko ushaka kumuvugisha kuri 07 82 8 37 good yego irindi tangazo yego ubushize ikiganiro twakoze kuri wa muntu
ufite uruganda rwahindutse itongo i Kayonza yego rwakoraga ambaraje. yego Nari nababwiye ngo ikiganiro cya kabiri tuzagikorera kuri ruganda nyirizina muri ayo matongo, ariko ntabwo bizashoboka kubera ko ku cyumweru nzasubiza umwana ku ishuri i Nyanza. Ubwo ni ukuvuga ngo nimubasha kuza tukajyana na kamera, abanyanyanza bazaba basakiwe. Hanyuma ku cyumweru nzajya i Nyanza ku wa mbere, ku wa kabiri kugera ku wa gatanu nzaba ndi i Muhanga. So ntabwo nabona umwanya wo kujya i Kayonza wariwe, yego ko i Muhanga tuba tugiye mu mahugurwa y'ibijyanye na communication, itangazamakuru ku bafite ubumuga, uburyo tubavugira, ibyo tubavugira bitabapfobya, urumva ni byinshi. Ubwo niba bazatubwiye bazagenda batubuze nyine kuvuga abasazi, kuvuga ibikuri, ibintu nk'ibyo, ariko no kumenya uburenganzira bwabo naho bageze. Iminsi nibyo tuzaba turimo. Ubwo rero umwanya wa Kayonza uburiyemo, ariko nari navuze ko icya Kayonza kizaba icya kabiri, none nyuma hakaza icyuyu mugabo nyirizina. Ariko umugabo kubera agahinda afite, bimwe nakubwiraga ngo azajya muri studio, ubu yifashe ikiganiro yacyohereje. Ubwo nicyo kizabanza mbere yuko tujya kwitongo i Kayonza, kuko arababaye pe, arababaye. Yamaze kucyohereza, nawe nakiguhaye, nacyo uzagishyiraho witonze. yego Irya nyuma akasa mutwe, yego akasa ki, akasa mutwe iki iyi Kigali ngo irimo umugore witwa Chantal. Ba Chantal ni benshi, yego ushobora kuba afite amakwasiteri menshi, niba araye ntumbaze, yego ariko ngo afite amadeni menshi. Evan manza hafi abantu bose basohoka muri banki aba afite nimero zabo. Umuntu wampamagaye oya nanjye wampamagaye we iyo buvuga afite amadeni menshi, no ku kagari ngo barabizi, no muri gare barabizi. Rero manza atuye mu murenge wa Gitega, ntabwo muzi. yego Icyo mvuga abamuzi bamubwire, ntiyishyura abantu kandi agabanye kwicara fata. Bamumbwiye madeni Cesarambere ibiki reko do akaribi keza, hari n'ufite n'inyandiko se, ntaba narambere utanga ingwate. nukumuha ngo wari wafitiye miliyoni, uwampamagaye wamufitiye 300, yamuhaye 300. nahita mumenyera Uwabivuze waguhamagaye nahita mumenya, amugira agendera ku mafaranga. oya, icyo mporoteja ni umuntu n'uwafitiye ideni, ariko baramuzi muri gare, ngo baramuzi, perezida wa gare aramuzi, gitifu w'akagari aramuzi, uw'umurenge aramuzi, donc bamuzi mu madeni. Chantal wakwishyuye, none yari abagabo byo, urumva, yari abagabo ngo araguhamagara, iyo ugiye kumwishyuza aguhamagara akakwicaza ahantu, mugafata ugwenyanja, ibiguruka byose pa, ubwo akaba yishyuriyemo. Hanyuma nyine waba woroshye nawe akagupropose, utakwihagararaho rero wakwishyura ariko asha amafaranga byihora. Faranga ni ikintu gikomeye gutese 300 usugura wowe wayishyura. Oya, yakwishyura ukazishakira cyangwa ukaguranamo nawe akantu ushyira mu rugo bagaseka. yego umuntu aje kugwishyuza utangire ngo mwana bararaye. uri umuhaga ariko umuntu yaba kuri mideni nk'iryo, ahubwo ibyo ukabitekereza. Okay, ntacyo. Ubwo reka mbabwire Chantal, gerageza ugira ibyo ukosora. Ni Chantal umwe wo ku Gitega, niba bari aha barimo benshi, umwe ariyumva ufite amakwasiteri, gerageza ubutaha nzabishyira hanze byose. Urutonde rwabo ufite amadeni, inimero zabo ndazifite, nzabishyira hanze. yego Wani gabajya gufatafata udufaranga tw'abandi. Cya kabiri, guza abagabo bihore, kuko gushobora kuzabagusha mu cyaha. oya aguza bazashobora kwishyura, ajya guza abagore umuntu atazagenda agiye kwishyuza akagwa mu cyaha. None natabigira rero, ubutanzazana urutonde rwose n'amamodoka amwitirirwa yose, mvuga amaplake, nagabanye gufatafata, kandi nabo yafatiye abishyure. Bivugiye aha, ntago baza, nta muntu umpamagara yorohewe. Ikindi mbwira abantu banjye, hano nta banga rihaba. Umuntu wese unyitabaza bazi ko nzabivuga. Uwumva azambwira ibyo kubika, ntago ndakabati.
numpamagara niba waramenye kubera niba waramenye kubera pano yego nta banga ndi mu kazi nkeneye content cyane kandi ukeneye ubuvugizi ibyo kuza kunyihererana wenda icyo uzakora na protege amazina yawe kugira ngo umuryango wawe udahungabana ariko nta kiza hano kibanga oya yego biba bizarangira mbivuze ushobora kuribika igihe gitoya ariko mba nzabivuga yego mba nzabivuga rwose naje nivuga amazina ibyo babimenye so rero urumva n'undi wese uzumva Chantal amugujije azamenye ko atishyura azamubwira ati banza wishyure kanaka uriya mukozi wa leta ubereyemo miliyoni wishyure kanaka uri ubereyemo 300 wishyure bari abantu bo muri gare wishyura bo mu kagari Chantal nagira adasiga izina icyasha urumva nk'aba Chantal bandi aho bari bagize ipfunwe kubera Chantal mugenzi wabo bazina wabo yambura yakoze ibaraka ariko si ba Chantal bose bo mu gihugu yego nabo mu Gitega n'uwo rwose Igitega gare icyita rusange kuri uwo Chantal muri gare no ku Gitega kuguza abagabo ntabwo bizi wasanga abagore abishyura abagabo baba bafite abagabo tugwa henshi ndugu yangu wasanga abagore abishyura abagore abagore bishyuza nabi aza kurura akurura mu ijosi kandi bitenge ashwanya ubwo rero ukavuga ati ndayaguha aho kugira ngo bijye hanze ndayaguha urumva umugabo barajya kwishyuza bagahera ku kiguruka bakaza kwicara kwa manu bana ubwo se ubukishije umugore wazaguruka dore umugore yishyuza cyane cyane yishyuza undi mugabo ariko nawe umugore yishyuza umugore yishyuza umugabo acisha make umugore yishyuza umugore rero aza atyo bajya mu miguruko yatera amahane akamufashe ingoto urumva yatezamo gake akaba mwambuye igikwembe ubwo niba imbere ntacyo yambaye karabaye aferi fini yabona rero bigeze aho iyo ni force majeure ati yareka mpamagara umwana yazane tugende reka twigire Karongi mu karere ka Karongi tujye muri guverinance rwose turebe ariko tunyura n'Irurindo wa mugani nk'uko bivuze Irurindo turaza kuhagaruka ariko muri rusange Irurindo nta bintu bidasanzwe byinshi byaravuzwe ibyinshi byaravuzwe buriya by the way idosiye yagiye no hanze yego ariko muri rojo kwa se muvumbi si muvuze nzamuvumba muri he byose biri hanze dosiye nanjye ndayifite nabandi barayitangaje basoma batanga buhamya abo muri rogi ibyo twarabivuze ibyo ngibyo urumva Frodo nyine yari kakaje birangira bigiye hanze haratabaza wumvise audio ya Oscar Kima muhamagara ati barugose ati noneho sinzi ko ndamuka ariko ibaze gitifu avuga ngo noneho ngo baranjanye ibaze gitifu utizera ko inzego zimujyanya aho aramuka umuturage nabivuga ngo karegera ngo barakatada gitifu ntavuze ati bagose urugo rwanjye ngo baranjyana i Kigali ngo sindamuka si gitifu hanyuma umuturage usanzwe okay nibyo ibishya muri dosiye ya Rurindo byari nk'ibyo ariko nanone uribuka ko nari nakavuza akamukanyirigira Judith nawe agerageze ari abakozi ababanire neza ari n'abaturanye ababanire neza kuba ari dure byo ndabyemera rwose imyaka irabimwemerera ko yarakoze mu nzego z'abagore birabimwemerera n'umwanya ari murabimwemerera nahatane ariko abanire neza abakozi abanire neza abaturanyi hari abambwira irigo mu baturanyi harimo n'uwiganye n'umugore wawe ngo ahantu abakinnyi ba pere bajya bacumbika mu mwitaje yo kwa Karinda hari ishorongi ndahabona ngo telefone ni ukuyita bucecetse kwitabira mu cyumba ntiwakweseye imodoka ngo urebe ko izamura amavuta radiyo rekada ni ukumvira muri ekuteri Madame Judith ngaha hondi ari ugushyira abantu muri sitasiyo ngewe ndakudefanda narabivuze batangira kuvuga ngo kuba ngo afite experience gusa no imyaka yirabimwemerera gutsimbarara ku cyazi ko kiri mu kuri no kuba ari umuntu rero uzi cyitwa uburenganzira bw'umugore ariko ibirenze ibyo abakozi abaturanyi please yoroshye please nyuma y'icyumweru nzagaruka muri Rurindo kandi iyo ngenda mpagarara buri gasiti nkagenda mpagarara nkumva umwuka
yego so ishyorongi rero ishyorongi baratabaza mu mpinga y'imisozi oya madame Judith vugurura gerageza gorora imibanire n'abaturage kuko bose baratabaza rwose. abonye akantu ko kuba yaramenshoninze izina ry'umwana nako kataravuzweho rumwe ariko muri dosiye karimo bira byose njye ntabwo mbyumva. donc idosiye ya Rulindo meya na gitifu twabigize ibya meya na gitifu na komisiyo nabyo ikabiyerengagiza kandi ibintu nibigari. dosiye yo mu rukiko ifite nk'amapaje 13 ari amazina y'umwana arimo, abatanga bamya barimo, aho basema ivumbi nzavuga kuko ntazavuga kubera ko nzabavumba barimo. yego kuki tubacaga iruhande. Uzumva rero nyine bigiye hanze kuko Mukanyigi yatsimbaraye, komisiyo yabicaga hejuru, dosiye tukayifata nk'igipamara kumva amazina yose arimo. Ibintu byavugiye mu rukiko se bibanga gute? Ntabwo ari Mukanyigi wavuze umwana, byavugiye mu rukiko mbere. Uriya mugabo bamurekura bamubwira ngo azaburana mu kwa 12 tariki 18. hanyuma uko yagiye muri komisiyo ngo transfer yego okay, mbese ni nkaho yakurikiranwa ari hanze ategereje kuzaburana. ariko abigizemo imbaraga urumva bongeye kumufata badategereje itariki azaburaniraho. iyo yitonda yari kuzaburana Rudizibiti. yego noneho ubwo nyine niba barigize urubanza imbere, niba baraba bamufite kugeza Rudizibiti, kurumva nawe yabifitemo uruhare. Gusa vraiment konguze kuri meya vraiment ngewe ayo mahame meya agenderaho, usibye icy'abaturanyi no kubanira n'aba bakozi agoroye ibyo, ibindi byo gutsimbarara nibyo. abantu dore ndakubwiza ukuri, communauté isenywa n'abantu babika ibintu bakabika. turaza kubigarukaho mu kiganiro cya kivuga kuri RMC na RBA, buriya ni interconnected. ibyabo byose byazize abantu kutavuga bakavugira mu matama byazambaga tureba. none rero dore n'ibya Rulindo naho byari bigiye kugera. twizere ko Frodo ubwo ari mu maboko y'inzego, umwuka mwiza uragaruka mu karere, abakozi batekane, n'abaturanyi ishyorongi bameye nabo bibagereho. nibyo okay. So ni ibyo ngibyo, reka twiyambukire twigire ikarongi rero kuko ho ni ibindi, kuko beguye abandi barirukanwa. ni ibintu binini mu karere, abantu barenga 12 numva ko ntago ari abantu bake. so rero ni ibintu twabonye ku munsi w'ejo twese. na nyobozi uravuga abakozi 12 tuvuze nyobozi na njyanama. nyobozi njyanama perezida wa njyanama yeguye, meya aregura, vice meya affaires économiques aregura. yego ntegereze kumbaza mbaza kimwe menere rimwe. oya nubundi naho ngaho turi mu miyoborere. ariko mbere yuko wenda reka ntangirire kuri ijambo rya minisita mu kiganiro yagize kuri RBA. yego yongeye ati nta byacitse. ariko se minisita utubabare uzaduhe definition ibyo tuzaya twita ibyacitse ni bimeze bite? niba akarere k'imirenge 10 katayobowe, niba umuntu amaze abantu Karongi ntibatoye 2023. yego ndi 23 yego uyu wavuyeho yatoye muri 2023 asimbura wari wavuguruye manda muri 2021. umumera umwaka umwe ukangwa ngo nta byacitse gutise. Epuis noneho nanone nawe nirangaje akoresha byacitse nta uyivuga, nta uyidefinisa. ibikorwa ubwabyo nibyo bigaragaza ngo byacitse cyane byacitse. akarere neza Rulindo tujye tuvuga ngo nta byacitse kuva mu kwa 6 akarere kari nkaho kari immobilize. ibintu bidakorwa rukwirwa abantu bica bashaka gitifa ashaka uko azisobanura, meya ashaka uko azabwira komisiyo ubyita iki sugo. ngaho yego naringiye rero kuri iki ngiki kivuga ngo abarimo umuyobozi w'akarere ka Karongi mu karere ka kuri RBA. yego yes Mukase Valentine, vice meya ushinzwe iterambere ry'ubukungu Iragire Theophile, ndetse na perezida w'inama njyanama y'aka karere Dusingize Donata. uwo ngo byari byaranuganuzwe na kera sinzi. komeza. aba rero nibo beguye ku nshingano zabo. inama njyanama y'akarere ka Karongi ikaba n'ubundi nayo yarabyemeje iby'ubwegure bwabo, na minisitiri byamugezeho. ariko we ati beguye ku giti cyabo kandi nta byacitse. yego
rero ngira ngo apari y'ibyo bumvise yavuziye kuri televiziyo n'ubundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yari yatangarije radiyo Rwanda ko aba bayobozi beguye ku mpamvu zabo bwite. Yagize ati ibyo ni ibisanzwe niko bavuga. Yagize ati abayobozi ko ari batatu beguye ku bwende bwabo nk'uko babyanditse kandi nta n'igitangaza kirimo. Ngaho da kuko si ubwa mbere aburetse gatoya minisitiri yego dogiteri cyane nta gitangaza kirimo. Umuntu wiyamamaje 2023 akegura 2024 kuki nta gitangaza kirimo. Yiyamamaje atazi ko azamara 5 ariko biribikira neza igitangaza ari igisa gite ikidasa niba yarazi ko atazamara manda yabyihorera igitangaza. Umuntu utamara manda bagenzi bese biyamamarije rimwe n'abamubajije baracyari mu myanya ngo inko yonye Rajabu amazingahe Rajabu warwamagana amazingahe Richard Gasana amazingahe Gatsibo inde Bugesera Mutabazi amazingahe none umaze umwe kuki nta gikaze cyane ahubwo iyo nuko atarahari Rutsiro yegura Rutsiro igenda njyanama yose sinzi uko birabyo twabyisagaho mu munwa none yari kutubwira ngo iki umuntu yiyamamarije inshingano ku bushake ni mukuru azi neza ko izo nshingano azazimaramo imyaka 5 amaze umwe aragiye ngo nta gitangaza yamuhaye Minaroka igitangaza se ni kimeze gite. we yagize ati umuntu utangiye urugendo ruzamara imyaka 5 yamara umwe akavamo nta gitangaza kirimo ataragera no mu cya kabiri kirimo kinini ahubwo ikomeza aragira ati kuko si ubwa mbere ati si n'ubwa nyuma kuba abayobozi bumva ko batagishoboye gushyira mu bikorwa batagishoboye se yari uretse gatoya batagishoboye mu mwanya maze mu mwaka ahubwo yaratangira n'urugendo fete utagishoboye buriya arajya bibaye kuri Rajabu yaba yarakoze akaba atagishoboye Rajabu Gasana ariko ubwo erega abandi ndi kubabura Rajabu Gasana Atrice Huye ninde uriya muhungu wahoze muri immigration Huye nawe aratinze Sebutege ntabwo ari cyane ariko nibura yego Sebutege akandi karere rega ubwo ndi kutubura arangira Bruno wenda ariko nawe ni manda imwe donc hari abo wavuga Mutabazi ari muri manda ya kabiri umuntu ukoze umwaka umwe muri manda imwe ngo nta gishoboye ahubwo se yigeze ashobora ibibazo yasanzemo reka tuhatakire rimwe Mukase Valentine yabaye muri nyobozi ngera ngo ya Karongi ashinzwe amasoko procurement habamo ibibazo turaza kubigarukaho na biriya bitaro bya Karongi bya Kibuye Mukase Valentine aba vice mayor affaires sociales imidugudu yose mukuru w'igihugu yajyaga ajya gusura yari mu nshingano ze yego urabyumva ahandi muri Rugabano ari vice mayor affaires sociales yego hanyuma uwari full mayor Mukarute Sylvestine nawe wagendaga ubona bitari kugenda babivuga ariko akagira izindi mbaraga birangira avuze ati noneho biranze ndabereretse bagiye gutora hajye uyu witwa Umuhoza Pascazi wari uvuye i Kigali mu kigo gikomeye aho kugira ngo abe meya Mukasa ati ninge menyereye akarere abari we uba full mayor yiyibagije ibyo byose asize ubwo nibikeya iyo ugiye muri raporo ya auditeur general ibintu biri d'ordre social byari bishinzwe Mukase Valentine akiri vice mayor school feeding ibyo ama poste de santé biruzuye si ibyese yego na Theophile nubwo yeguye buriya nyine nawe atakaje ikamba ry'ubugabe kuko iyaba akiri mu mujyi wa Kigali ari gitifu yari kuba gihari abo yahasize se ntibakiyobora cyane Gasana Kalisa Jean Sauveri ntiyahamusize ntibirangiye yabaye umudepite none uriya bimuviremo kwegura twaramubwiye tuti Theophile umurenge wa Gisozi ko wari ukigushaka inindi mirenge muri Kigali ubuvisi bwo muri Karongi buri munsi akaba ari nawe muvugizi ntabwo se niragire wagiye kuragira ku Kibuye niba utabaye meya furu wagarutse ukiyoborera imirenge ya hano none birangiye ubusa umurenge aracyawubonye twarabimubwiraga umurenge aracyawubonye yeguye wazangajemo nibindi kuko d'ordre économique muri affaire économique hariya muri rapport auditeur général bavugamo amasoko mpuzamipaka adakora ibyamba amasoko yubatse ku byamba biki ibyo byose biraho
hanyuma akanyuma katureba cyane abo bose hagati Valentine rinagere kubera ko ari economique Valentine na n'uwamubanjirije Mukarutesi bombi bakiriho nka meya na vice meya affaires sociales dossier ya umwana wacu bayo ngoboka dossier ya ngoboka ajyanwa mu nzererezi yego it's very challenging kuri bari abantu nubwo babyoroheje very challenging ngiye ibintu bibaye hari ibyabaye kuri muri Karongi kuri meya Vestine nibiri kuba kuri Valentine nibyabaye kuri governor Habitegeko uriya yari inshuti itangazamakuru akibanya ruguru ageze hari atangira kujya postinga ngo ninde wagutumye kuvugira abantu okay barabamutumye none nabavugire ubwo narambera amenyereho rambere wenda biza kurikira ibiganiro byanjye ndanamuhamagara bagomba kumakinga difference hanyuma ngoboka ajya tongati bakavuga ngo bamusanze ngo mu kabari ngo bagize guti ntabwo ari umunyamakuru wa mbere wabugiye mu kabari ntabwo bari barwanye ngoboka yapfaga na Mukase Valentine ibyo ngo inkuru ngoboka yatangiye gukora d'ordre social Mukase akira affaires sociales urabyumva yego Vestine ari meya ngoboka yajyanwe tongati kubera inkuru yari arimo maze kubazengereza harimo umuntu yarageze kuri dossier y'umuntu warushinzwe ibidukikije muri Karongi afite uwo bashakanye ari muri Nyobozi ya Rutsiro yego uri kumva yego noneho wa wundi ushinzwe ibidukikije akajya yaka amafaranga abantu ariko bakamutinyira vice meya uwo bashakanye noneho uturere ko twegeranye no guhana abageni no kubikirana amabanga bikabamo urabyumva uwatsi deni ari muri Karongi uproteje ari muri Rutsiro noneho kangoboka bakameneramo bakagongeramo dore Nyobozi ya Rutsiro Nyobozi ya Karongi dore kangoboka karimo aho tongati tubizi bakadefanda baca iruhande tuba tubizi hanyuma rero imbarutse ejo bundi narambera arabizi mu murenge ino mirenge igana hino za Birambo aharebana na Gitarama aharebana na Kabagari yego Murambi cyangwa mu rundi bintu nk'ibyo hari aho abantu abagitifu w'umurenge n'abo tugari nk'abangahe barenga bane nabo beguriye inkubiri ingunga ibyo byose ni ibimenyetso byose ni cyerekana ngo akarere harimo ibibazo n'utundi tudetaye ayewe buretse gatoya we hari indi kesi iri muri Karongi reka nze nkwereke we reka nze nkwereke hariyo umuntu arimo ubucuruzi bw'abantu ariyo ubucuruzi bw'abantu human trafficking reka nze nkwereke kandi ibyo ubwo Mukase yabaye affaires sociales aba na meya yego uyu muntu wabimpaye ndabona message ze zisiba ariko muri make hari umubyeyi uri muri Karongi yego utakamba watwawe abana batatu yego abatwarwa n'umuntu amubwiye ngo agiye kubahuza n'umuterankunga bagaruke abana inkuru ya mbere aheruka ngo yayumvise bamaze kugera Tanzania kandi wabatwaye ari muri Karongi abana bari Tanzania yego wabatwaye ari Karongi komisiyoneri arahari afite n'ibikorwa muri Karongi nzajyayo komisiyoneri ari muri Karongi ngo niba yitwa Mutima Mwiza niba ni Mutima ukeye ibintu nk'ibyo ni nka ONG nyiri kubatwara we yabambukanye Tanzania ariko araza ntagaragaza aho yabasize araza kandi afite ibikorwa nyirabana umubyeyi aratakamba nyine bigaherera aho ngaho muri ba Mukase Valentine wose yagira ijambo kuri Mutima ukeye akagira n'ijambo kuri uwo muntu wambutse abana imipaka bajyana za Oman mbivugiye aha hano nta mabanga haba ntabyo uzi hano nta mabanga haba nuko bikaze kandi turabizi no muri RIB harimo umuntu ushinzwe human trafficking kuyirwanya kandi wasanga iyo kesi ninde se wayihageza
ninde wayihageza nubwo atari cyo uyu muntu uri Karongi wabimpaye n'umu namuhamagara ariko simbikunda yego simbikunda live ntango mbikunda Yego. kuko nabikomerekeyemo cya gihe cya Claude agurishije ijwi ryanjye donc yego ngiyo Karongi ibyo ni bikeya ibyo ni bikeya hano hakeneye toroshi noneho rero itoroshi gusa no ikibazo ntago abantu batuma umuntu avuga Yego. urumva niba ngoboka yaravuze akararatonga ati abanyamakuru bo kwisangana bazavuga ishwe wowe suze ikigo cyawe kizoherezayo umuntu nanjye kujyayo nuko nzi ko narara ntashye ntago nakoreyeyo naharara pe uturere tw'icyaro uzabakira bande uzajyayo bande ntakira oya abantu bari bafite izo protection hari uwo nta muzuru rye ishwe hari uwo ngabuziwe hari uwo nsabye akazi nzagenda ndeba umuturage wanjye yanabimenya se nzagenda ndeba umuturage wampamagaye ntabwo nzajya kugare kumara yikize no abantu ikibazo cy'ibintu byose bizambywa no kutavuga bakavugira mu mata mugasanga muri kulisi mu kabari inkuru ziruzuye ariko watega mikoro cwe ngoboka aragenda azenguruka bimuraza tonga ati iminsi 59 azira inkuru so Karongi iyo tuvuga katuyihere na mbere inkomoko yo kutavuga na mbere meme ya Mukarute Sylvestine hari imidugudu ibibanza byaraciwe imidugudu abagomba gutuzwamo rekada bigahindurirwa gahunda barwemeza mirimo bakagira katugaruke rero ku bitaro bitaro bya Kibuye bitaro bya Kibuye nta n'umwaka muri raporo auditeur general biba bitarimo harimo ikibazo nyine rwemeza mirimo yaragiye arubaka bitaramara n'ukwezi amazi yishakira inzira yitwaga ko yayagomereye yayatunganyirije aho agomba kuba nka bino bya Nyarugenge bino by'umuhanda oya Nyarugenge ibitaro bya Nyarugenge byo ntibyafunze ejo bundi yego oya Nyarugenge umuhanda wo nejo ndavuga ku bitaro nabyo ni ikibazo cy'amazi ruragigira meya kuva ku bwa Kayumba Bernard yego umunyamakuru yashaka kuvuga kuri icyo kibazo cyo mu bitaro bya Kibuye bakavuga ati buhagaze inkuru ntizabuze mwino tukwereka iyindi biragenda Kayumba Bernard avaho bavuga ibya mituweli atari byo haza Ndayisaba François aramusimbura nawe agenda gutyo nabwo ibyo itaro birimo dosiye yose iza idosiye y'ibitaro kandi iyo dosiye y'ibitaro uyu meya weguye uno munsi Mukase Valentina yari muri njyanama ashinzwe amasoko higeze kuba inkubiri hagenda abameya nka batatu kara gace Karongi Nyamasheke Rusizi bagendera rimwe yego byitwa niba atarigira inka ni mituweli ariko ntabwo byari byo ejo bundi nkugire ntya igihe najyaga gukorera ubuvugizi umugabo udahaguruka ku Ruyenzi mu rugazi rwa Ruyenzi Vigwi iraza inturuka imbere y'ikaki ariko yo ifite utubara tw'umutuku mu mbavu iyi y'umukara banane se niruka iraza irahagarara amanura ibirahuri nditegereza asetse mbona umuntu usa naho muzi ariko namuherukaga rimwe mu nama twagiye ku Kibuye na transparency twagiye mu bijyanye no kureba uburyo intara y'Uburengerazuba yesheje imihigo mu kubahiriza gahunda za auditeur general ubwo gihe nibwo nabonanye n'uwo mugabo ariko manza aya ntabwo ni imbere yaho kuko icyo gihe hari Theophile yego nuko ubugaba aragitegereza aturahuraho atijya numva ushaka kunkoraho inkuru nikagira inkuru ahubwo mpite nyitangaza uyu munsi nayi kumwe na cameraman Viateur tugenda n'amaguru Viateur aragenda ajya naho atazi nanjye ubwo ya modoka amanyigiyemo agenda ambwira turazenguruka ambwira ibya Karongi umuturanja buriya nagiye kugera kuri uriya mugabo wavugiraga aho yicaye nabanje kuvugana n'uwo ngo wari meya fanyemo n'ikintu kijya kumera nka trauma avuga ati kuvuga kuri biriya bitaro bya Kibuye nturara ati na gavana ntapfa kuvuga ati none muri raporo ya auditeur general handitsemo ngo
entreprise Rubare Josias yubatse ibitaro noneho ngo itinda kubirangiza, noneho mu kuyica amande abakozi b'akarere babara kuri karandiriye babara iminsi ku minsi 7 kandi muri dawo handitse 5. Ibyo ngoboka bikozeho, guhishira rwiyemeza mirimo yatinze yarapatanye ku minsi 7 uhita umubarira kuri 5. Auditeur aza kubibona, amaze kubibona amafaranga bagomba guca entreprise bayaca abakozi. Yego, uko buri mwaka rero impamvu ngo ibitaro ntibiburamo abo bakozi baciwe ayo mafaranga ntibayatanga kandi baracyari no mu kazi. Uti kubera iki rero? Nta kosa bakoze. Ikosa urebye kubijyanye n'ibitaro bya Kibuye, nta mukozi waryitirira, nuguhera kuri meya kuzamura, ariko nabo naba guverineri ngira ngo na Minaroke ntikoraho kubera ko uwo ugaragara mu ayo mazina agaragara rwiyemeza mirimo Rubare Josias ntabwo ari we, ntabwo ari we. hakoze undi arewe hapatanye undi mu nyandiko hagaragara Josias kandi uwapatanye ntakorwaho. Nuvuga rero kuyobora kariya karere utabasha kubererekera iyo dosiye ibyo ndabivuze. uwapatanye ari Karongi, uwapatanye ni haba oya rero warekeye ahuze Karongi zugurumva oya aho abahihorera oya reka tukumane wanditse ni Rubare Josias. Ibindi byarangiye, nizere ko nta nuwabyumvise. Okay, nizere ko nta nuwabyumvise. Handitse Rubare Josias muri raporo Hotel General, ariko icyo kibazo nikirakemuka. N'amafaranga n'abakozi baciwe amafaranga ntibarayatanga, n'ibikosorwa ntibirakorwa, bihitana abameya. Kandi umuntu yambwiye akanambwira ngo mu bintu by'amasoko hari icyo bita hari article ivuga ngo responsabilité décennale, bivuga ko igikorwa remezo gifite agaciro runaka, naho haba reception provisoire hakaba na reception definitive mbere y'imyaka 10 ikibazo kibaye kuri icyo gikorwa remezo bigaruka kuri engineer rwiyemeza mirimo. Niko bigenda, niko byakagenze. Hanyuma ko bitaba ku mihanda nuvuga ngo ari ibitaro bya Ruhenge, ari ibitaro bya Kibuye, iyo defo yabaye imyaka 10 itaragera hagomba kugaruka rwiyemeza mirimo. Ariko si Rubare nundi wabivuga. Uyu muhanda wa Gitega ho na reception provisoire yari itaraba. Ibira bitaro bya Nyarugenge ntibyaje muri corona nta myaka 3. Iriya nzu auditeur yakoreragamo na neke yari imaze ingahe. Hanyuma se aha hepfo kuri imbere ya ministeri mu Kanogo uriya muhanda witse wajura reka. Responsabilité décennale nibi hari yubahirizwa ku ruhe rwego. Ibintu duhora dusana bitamaze n'imyaka 5 byagenze bite? Ako na kantu yampaye nubwo atarampa link ngo mundi article kangahe ariko ngiyo Karongi kudonko iriya ku senavuga gukenya nuza ejo bundi nibyo twavugaga ngo uyu mugabo ntabwo azi ibyo ndibo rwose aracyahereza wa muntu uruganda. Ariko shaho bana yanjye we sha kurengana warigeze amafaranga umanza bibabaza cyane. Umuturage wa Mimuri bamufatira ihene akisirisimba ku murenge. Nagira ngo nuko ari umuturage kumbe na n'umunyemari umuntu wigeze miliyari nawe arakubitwa akagira. Niko bigenda na birotana mugahinda. So iyi Karongi rero hanze y'ibyo yego babakoze 12 13 bari bamaze kwegura. Ngaho mbwira ngo uwo meya we yasigara gute abakoze 12 bakarere bagiye abirukanwa bamaze kwirukanwa voilà kwirukanwa. Nduwayezu Fideli directeur wa Good Governance waragiye, miyoborere myiza. Bigirimana Enoch aciyeho. Okay. Birema Rugira Patrick
bayi nawe yagiye Bizimana Rusimbana Auguste aragiye kwa heri Hakuzimana Project ntuzagaruka Isonere Josue wapi Muhayimana Gerard dekada niyo nzima Salomon Karongi si yawe Senyumve Eric ntuzarenga ku Rwanda abantu kaharebe Nyirashyira mbere Jeannette rekada Safari Anastase directeur wa One Stop Center caho hanyuma Hitumukiza Marcel genda Udahemuka Berikimasi caho taha hanyuma se abakozi 12 bava mu karere ubundi icyo twakagombye kugira tugana ku musozo nuko abantu muri riyegura Minisitiri nagabanye kuvuga ngo ntabwo ari byacitse yirimo urumva Karongi nyobozi babiri njyanama umwe presidente la tête yego n'abakozi 13 ubwo ni bangaye 16 ubuse ibicika se bya bisaba bangaye 30 icyo ni kimwe ubwo nawe azagerageza yumve ari amagambo bakakaye cyangwa ukayihorera byacitse igitangaza no ibiranga igitangaza imetero zo kumenya niba byacitse cyangwa ari igitangaza abantu benshi buri wese afite ize ashobora kuba ariko abibona ariko ngiye mbifata nk'ibyacitse yego ari utuntu tubiri mbanza ku mentioning ku gihe cya Mukarutesi yego Vestine habayemo kesi y'abakozi bageraga mu 8 bagiye mu kazi bamara imyaka 4 noneho komisiyo iriya komisiyo y'umurimo y'abakozi ba leta yandikiraga meya wa Rulindo igiye mu igenzura isanga hari abo bakozi nta mapuro bakoreho ibizamini bafite by'akazi bafite kandi ari rariga yagikoresheje komisiyo ikora raporo ataba abakozi bari mu kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko abakozi bati akarere kajya muri rariga ati tuzana impapuro dore komisiyo twirukaniye abakozi rariga iravuga ngo impapuro z'abakozi ntizirenza amezi 3 iwacu twarababwiye ngo muze kuzifata ntimwaza amezi 6 tuhita tukarasa ubwo no kujyana muri archive niba archive ya rariga iri inkinyagasambu cyangwa intunga are kimwe nuko banabitwika cyane kuko iyo utaje kubifata bivuga ngo nta kibazo komisiyo isanga abo bakozi barimo iregaroma sibwo babirukanye komisiyo ibigeza ku nteko inteko isaba ministre Gatabazi Karongi ihita yirukana babakozi ahantu mubwira ko accountability tukiri inyuma umuntu uri umaze imyaka 4 mu kazi ntago wagombye kumwirukana gutyo wakamwishyuje nayo wamuhenze yageze mate segine nibwo byaremera buri none abantu bakajya birinda bimwe na bimwe nuvuga ngo umukozi ugaragaye ko amaze umwaka mu kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko kumuvanamo nakusubize ayo wamuhembye kuko nibyari byemewe abakozi baragenda bamaze kugenda bane muri bo bajya mu nkiko bagiye mu nkiko baraburana bagaragura akarere baragatsinda kabahemba y'amezi bamaze bicaye bamwe kabasubiza mu kazi ariko abasubiye mu kazi ni bake bamwe bari baramaze gufata kujya mu bindi babahemba y'amezi bamaze bicaye abasubira mu kazi babasubizamo ibyo byose warangiza ngo ntago byacitse nese ubu Karongi yamara umwaka imodoka z'Ikarongi zamara umwaka zitageze i Kigali ubu wambwira ko ibitaro bya Kibe byamara amezi 3 bidatransfeye i Kanombe nese ambirase kuyituma impapuro kuri rariga hari Masaka ukambwira ngo gutese ubwo zo ku karere kariho akarere gakoresha abakozi kadafite intere zo kuzana impapuro z'ibizami byabo kabi abayobozi babizi neza ko muri dosiye y'umukozi icyo kigomba kubamo dosiye y'umukozi kugira ngo be yuzuye naho yakoreye ikizamini CV ye diplome ye na lettre d'affectation ikizamini ntacyo rarigika kubwira harakirira disirasi arabandikira ati twababwiye rimwe kabiri ubwo rero y'amezi 6 ashize nimutubaze ni itegeko abakozi batsinda akarere ubwo uri murabyumva ko karere uko gateye ibyo byose se mu bakozi uyu weguye Valentine yari vice mayor affaires sociales birangije meya Vestine avuyeho Mukasati ngiyeho taking over Theophile naho aheruka kuba umuyobozi furu ku Gisozi hariya buri bo bigiye ni vice ariko ni gutava mu mujyi wa Kigali ugiye kuba vice mu ntara akagiye yukabe mugira bafa baniganira bwo naba mapandano nyiridani ntibanyumve nabi nabo naba vice nabo naba vice kandi nabo bara bagitifu hano ikiriho akanyuma sorezaho yego na accountability kuko
abo bose ndi kubavuga nibo ndabarenganya kuko ntabwo aribo babyijyanyemo. Ari Teofili, ari Nyiridandi, ari Mukase, ari Pasikazi, nta numwe wijyanye. Ahubwo nuko ubundi accountability nuko twakabonye tubona ngo niba bari abantu ntabwo aribo bizana mu karere, bararambagizwa bakagira ababarokomanda. Ibibazo bibaye twakabaye duhamagara wa wundi wabarokomanza akavuga kuki watubeshye. Umuntu warokomanze iriya njyanama ya Rutsiro yarimo na Trifoze bisi kibenurira rimwe, umuntu wayirambagije twakabaye tumuhamagara ngo kuki watubeshye. Umuntu warambagije akavuga ati Mukase n'abari wa visi aba furu meya Teofili araho, Pasikazi araho, n'abandi baraho. Uyu munsi twakamubaje ngo kuki watubeshye. Baduhaye umuntu utabasha gutona akarere umwaka ngo wuzuye. N'ahandi twagombye kubaza wa muntu, uwo muntu waguhagazeho avuga ngo ni mu bihe kanaka yaratubeshye, tukamaza ubundi watubeshye ugamije iki? Ukavuga uti ntabwo nari muzi, cyangwa se muzi muri segonderi, muzi mu ikipe ya basket, kandi urabizi nyine kumanaginga ikipe y'abantu bari harya basket ni batanu, kumanaginga abantu batanu mu kibuga biroroshye, ntabwo nari nzi ko byamunanira kumanaginga imirenge 10 tukabyumva. Ariko bikashaka kuvuga ngo umuyobozi, umuntu uri mu mwanya yagiyemo hari umuranze, umunsi byamunaniye tubaze na wa wundi wamuturangiye, wari ubizi ko bizamunanira? Ntabyo narinzi. Nkuko wavetinga ukaranga umugore wawe ukabuza uko akarabya abana, uko akunda abana, uko akunda umugabo, uko asasa, ko buti none ndabizi no muri bira bitaro hazagira isuku, yagerayo umwana ugatongora. Wenda isuku yayigiraga mu rugo iwe gusa ukabivuga, ariko ntibivuge ngo meyagiye wenyine kandi aho hana atarahizanye. Ibyo bibaye gutyo byatuma wa muntu kurambagiza anakuba hafi, ntakube hafi mu kukudefanda mu mafuti, ahubwo kuba hafi mu kukugira inama. Ibi bigenzurya naho kuvuga ngo nagukiniye diru ubaye meya birarangiye, haba hari no kwishyurana bibamo, cyangwa se inyiturano bikarangira. Oya, nibaza ko abantu barambagiza abandi bababaye hafi inzira yose, bakababa hafi, bakababera abajyanama, yagira icyo azakakubaza byakoroha kugira ngo umuntu agume mu nshingano neza. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Muri imyanya myinshi tuzanabigarukaho. Icyo nari ngiye gutindaho nuko nari ngiye kuvuga ni umuntu ashobora kumwibeshyaho cyangwa gutenguha, ariko ndacyugomba kuba wagisobanura. No. Ntabwo inzego zirambagiza zibeshya ku bantu. Ujya. Reka nkubwire ikibaho. Ahubwo hari abarambagiza, hari izindi nyungu ziri inyuma. Ubuse ntabwo twabimenye ko Kambogo muri Rubavu hari abamurambagije bafitemo imirimo yo gukora imihanda, bakajya bagenda barya rigore. Ntiyavuyeho se, bambabarire yamaze kuvaho. Hari abarambagiza bakadefanda bagamije ubuse mvuge ko muri Rutsiro benshi barambagiza bajya kuhayobora icyambere bagambiriye ku management y'ibirombe by'imicanga n'iby'amabuye y'agaciro. Uwo muntu niwe wakabajijwe rero. Benshi rero nako kaba kari mu kuvuga ngo kwibeshya, ariko ibyo nukoroshya ibintu. Nta muntu wakwibeshya urwego rubaho. Umuntu uri ku rwego bakubwira ngo turangira umuntu wayobora aka karere, ntabwo ubura umuntu wakwibeshya, ahubwo nuko uhitamo uwakorohereza diru zawe. Niba ufite ubwato bwambutse imipanga muri Kongo, ukavuga uti uyu niwe wenyine wakwihanganira ko buriya bwato butasora. Rurindo nibavuga bati turambagiza umuntu uyobora Rurindo, bati Nyirangarama dushakira umuntu wayobora Rurindo, Nyirangarama azahita ashaka umuntu uzamworohereza ku buryo wenda nta wazavuga ngo imodoka zaparika nta cyapa, nta wazavuga ngo IBM ziri hehe. Uraseka. Oya, ni urugero ntanze nubwo bisetse. Oya, ntabwo Nyirangarama yaranga, reka nkubwire ikimenyimenyi. Ntabwo Nyirangarama yaranga bamutuma gushaka meya wa Rurindo, ntabwo yagira uruhare mu gushyiraho meya wa Rurindo, kuko mu karere ntabwo banywa amazi yitwa Akandi. Wabyibaza? Akandi ko kavomwa Rurindo, ko mu karere atari ko banywa. Iki se
abaye ari Nyirangarama wagize uruhare kugira ngo jidi itajyeho mu karere babanywa amazi yitwa akandi kandi sibyo bikorwa. Yego. Aya banywa yihorera. Wasanga nta nayo banywa ariko ntago banywa kandi arewe ariko ye nari muvuze by'urugero kuko arazwi yaramamaye ubwo ndamwamamaje. Yego. Ariko nukuvuga ngo iyo batumye umuntu abameya hafi ya bose hari umuntu barambagiza bati uyu mwana uyu mudamu aritonda akora atya iyo ugomba kumuba hafi byajya kumujabukana byajya kumujabukana kumvuga uti ikarume uzitoroma trifoze yavanye muri Rutsiro uziyaguhamagaye ikiniga bafite umuntu wamukuye ku murenge ubu trifoze abakiyoborera mu mirenge ya Musanze umuntu arahuruduka ati ngwino nguhaye akarere arangije abantu batangira kumurwanya wa wundi wamurambagije ntiyamurwanaho ararekura birangira bisi yose yibenuye trifoze shoferi konvayeri mutembe we yari yaragiye mbere yarabenuye mbere hanyuma bisi yose bere navuyemo neza ukuntu yavuye inde mutembe ari hese neza ariko nakubwire reka nkubwire nkunda kukubwira ngo kuba nyiri kirimi kibi yatanga umurozi gupfa bivuga ko umurozi yidegembya. Yego. Kuba ngoboka yaratanze benshi tongati ntibivuze ko bazaguma bidegembya. Ibyo ubishaka utabishaka mbivugiye kuri Karegeya Omar Pano ni ihame. Igihe gito cyangwa kirekire bizagaragara. Yeah, no matter what. Abantu bumvaga ko gushyira ngoboka tongati bikemuye ibibazo. So rero none nawe uti konvayeri wa bisi ya Rutsiro mbere yuko ibaranguka konvayeri yarasose abagiye kwitsimba ingoma none se bari hehe ari ingoma ntibyavugwaga ntitwabivuze cyane ntitwabivuze muri ya interim yo muri 2021 bategereje gutora nyobozi nshyashya akarere kayorwa na gitifu amasezerano yagiranaga n'amakampani ibyo bazakora arangije bacyagera acaho abageze ngoma ashaka gukomeza akirangwa abanyakibungo nibo banyakibuye none nawe uravuga ngo yarageze ari hese abo yasize ari bagitifu imirenge ntibakiyobora abo yasize bayobora imirenge ntibakiyobora none ari hehe yorera wabishaka utabishaka kubivuga ndabizi pe yego dufite communauté kuvuga bigoranye uvuga bakakata abanyamikasi bundabizi bayityaje rimwe kabiri gatatu badashaka ko abantu bavuga ariko birangira bigaragaye biragaragara buriya nabari tazarira umunyamakuru wari warabivuze mbere ariko ntawe uzaho ari ariko ubabonye ko byagize bikagaragara ibya bari tazara none nawe uti sha sezerana itahire mwa kaminira iby'ikarongi ibyo nibyo mvuga nicaye aha ngaha mpageze ariko ibyihutirwa inzego hano ndabizi haba abantu benshi b'ibyiciro byinshi uriya mubyeyi bamutabara w'abana yego mutabara kuko ari komisiyoneri arahari n'uwajyanye abana arahari abana nibo batagaragara wa 12 w'imyaka 8 no munsi gato n'uwa 15 uwo akarere karayobowe uwo mubyeyi yabuze aho avugira birinda bingeraho urabona Karongi Rwanda ntuza Gisunzu Inyange Kiraro ukazamuka Rugendabare ukagera ntuza Mushubati oya sindagera kwa Rwasa Rutare hahandi hirya gatoya Nyarusange ukaza Nyabisindu ukagera Muhanga bikagera hano okay meya atarabimenya cyangwa se niba nabizi atarabikemura abana batatu umubyeyi ahora atanta kwiyahura nuko nabwiye uwo muntu wamaye amakuru ntimubwire yitonde tugerageze turebe ko byagira abana batatu wasara pe niyiha akagozi turipotinge ngo umuntu yawe ngo ikiri bikingo bya kari turabivuze tuzanywa umuti kandi mbere yo kureba Karegeya nyiri kirimi kibi reba ibyo avuze birahari koko
none uzumbaza uti Karegeya kukihimba amakuru ese kuko Karongi hari umuntu koko watwawe abana 3 bakarinda bambuka Tanzania komisiyoneri ahari uwabicuruje arahari none nanjye nisubiremo njye kureba uwampaye amakuru nasanga yarambeshye ngire gutya banyambika isaha ifata ku maboko yo ubu nambaye tubiri dutandukanye ariko nakundi nibasanga mpimba aya ntibikabe wabyaje se wabigira ntiwabisubizayo nese abakata baba bashaka iki nibyo boto kuki badakata bavugira uwo muntu nibyo bototera kuki badakata bavugira uwo muntu okay harya umuntu nkeze umupasiteri wa muri Amerika wahoze mu Rwanda ushobora kuba ari umunyamurengero oya ntabwo ari umupasiteri ariko ruki mazina yitwa nde rukomeza hari niwe wavuze ngo yarankosoye yabwira ati niwe wavuze ngo umushoferi utwara ikamyo yase ntashobora guhabwa ijambo mu nama y'abanyonzi batwara amagare biguriye yego niwe wabivuze afite amazina abiri y'ikinyarwanda ubwo rero nashaka kubwira ntuzana nyirurukaranka nyirurufunzo nyirurubingo nyirurukangaga umuntu utwara imodoka niba umusore utwara imodoka yase atajya mu nama y'abanyonzi biguriye amagare ngo afate ijambo ari kandi atwara iyase nibura yanayizungura ngaho ibaze utwara iy'akazi akazi se hari ukazungura ese kagira garanti ubwo so reka ubwire uwo ngo nta nubwo yahabwa ijambo mu bana bakina biye biguriye Teresa asante sana